nitwa Pasteur Gatasilato, ndi umupasiteri w'iri torero ya Eglise Vivante Rebero, ariko kandi nkaba n'umuvugizi wa Eglise Vivante mu Rwanda. Turanezerewe cyane rero kubabona turi kumwe, kuba mwitabiriye kuza kudufasha uyu murimo. Tubanje kubashimira cyane umwanya turi bumare hano. Mu mutima wacu turumva ari umwanya w'ingirakamaro cyane. Tubabonamo abakozi b'Imana, nubwo wenda mwamutitwa abapastori, ariko kugira ngo igikorwa cyangwa ibyo dukora by'ivugabutumwa byo kumenyekanisha iby'ubwami bw'Imana mu kuboko gukomeye, kugira ngo bive ahangaha byakorewe bishobore kugera hanze hirya no hino muri sosiyete. Ni muri iyo mpamvu rero twabatumiye, twifuje ko muza tukabana uyu mwanya mutoya, kandi tukaba tunezerewe ko tubabona nyine uwo murimo ugiye gukoreka. Ikiriho ni iki giterane kizaba cy'iminsi 3. Tukaba dufite umuvugabutumwa uvuye hanze yitwa Dr. Niba, akaba ari we uzaba umubwiriza butumwa cyangwa main speaker uko byanditse hariya. Tukaba dushaka rero ko dusanzwe tumuzi nk'umuntu ufite ijambo rifasha, ufite ijambo rihindura, ufite ijambo rigira icyo rimarira abantu. Tukaba tutakwifuza ko bizaba ibintu biguma hano muri izi nkuta enye. Rero tubabona imbere yacu, nuko tubona byasohotse, ntabwo bikiri hano muri izi nkuta enye, bizagenda bigera hirya no hino kugira ngo bifashe abanyarwanda, bifashe sosiyete yacu. Ijambo ritanga ubuzima rikwiye kwifungira. Ni muri ubwo buryo rero turi kumwe nyine, ubwo biragenda biza uko tugenda tuganira. Murakoze, muraho neza. Nitwa Philbert Rutagengwa, ni umukristo wa hano mu itorero Vivante Rebero. Njejwe kuba turaha wenda na hano umwanya Yesu wanjye akabibwira, hanyuma nakomereza. Yesu ashimwe. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Bosco Nshuti, ndi hano nk'umuramyi uzakora muri iki giterane. Murakoze cyane. Murakoze. Bene data muraha, ni ishimwe rikomeye ku itorero kuba turi kumwe hano. Turi kumwe tuvuga uruhurirane rw'ibintu nka 3 babwira. Icya mbere ni igiterane cy'ububyutse cy'iminsi 3 nk'uko umubyeyi kandi umushumba mukuru yarabibasobanuriye. Cya kabiri ni ukubakira mu rugo rushya. Vivante Rebero n'umusozi itorero ririho, ngira ngo Vivante izwi cyane mu Kanogo mu mpinduka z'imiturire mishya y'umujyi, impinduka z'imyubakire. Byabaye ngombwa ko tuza hano tuhagira umugisha kuhabona ubuturo bwiza, tugira ngo tubakire nk'abakozi b'Imana, itangazamakuru, abashumba bo kuri media. Rwose mwimve mikaze. Cya gatatu, igiterane cy'ububyutse gitegurwa no kugira ngo yego abanyakigali, isi yose bimenye nk'uko nabivuze ko uyu musozi hariho itorero ry'Imana. Ariko nk'uko mubibona muri topic, igiterane kivuga guhindura amasezerano mo ubuhamya. Ni intego dutekereza ko izatanga umusaruro, cyangwa se izagira umumaro ku bazayumva, bimwe binyuze mu itangazamakuru mukoresha mu bakurikirana. Twizera ko harimo abakristo benshi banakurikirana Vivante. Guhindura amasezerano mo ubuhamya
Bibiliya byahishuwe ibice 12:11 haragira hati bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ubuhamya rero ni intwari ikomeye navuga abantu bakwiye kumenya imbaraga ziri mu buhamya, bakwiye kumenya imbaraga ziri mu guhamya Kristo. Iki giterane kizamara iminsi 3, kizatangira ku itariki 23, hazaba ari ku cyumweru mu materaniro asanzwe ahera isaha ya 4 kugera saa 7. Tuzagira iteraniro rizaba ririmo umuvugabutumwa Dr. Niba, nkuko bamubasobanuriye ndetse umubyeyi aza kongera gukomeza kwitsa. Ni umuvugabutumwa ukoreshwa n'Imana cyane, ni n'umuprofessional, ari n'umudokteur en médecine spécialiste ukora muri kano gace kacu mu bihugu muri Kenya, ariko unagenda cyane. So rero ni umukozi w'Imana, Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza, cyangwa se ni umuvugabutumwa mwiza mu by'ukuri. Ni kuri uwo munsi nanone guhera saa 10 za nimugoroba kugera saa 1 z'ijoro hazaba umugoroba wo guhura n'abacuruzi. Ni umugoroba tutumiramo aba bene data, haba bari hano muri itorero ndetse n'abandi mu matorero n'abandi n'undi wese wabyifuza kuza kubana natwe. Umuvugabutumwa n'ubundi azakomeza yinspiringa indangagaciro z'ubwami bw'Imana ku musozi w'ubucuruzi. Twibaza ko nabo bazagira ibihe byiza. Umunsi wa kabiri w'igiterane ni ku wa mbere itariki 24. Tuzabana nawe nanone guhera mu migoroba w'ibyutse kuva saa 11 kugera saa 1 z'ijoro. Tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye, couple ya Ben&Chance na worship team ya hano, ndetse no ku cyumweru nabwo izaba ihari. Ku munsi usoza igiterane azaba ari ku itariki 25, azaba ari ku wa kabiri, na amasaha hamwe n'ubundi kuva saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Ho tuzaba turi kumwe na Bosco Nshuti, twagiriye umugisha no kuba turi kumwe hano kuri no pano. Twibaza ko mu gihe cy'ibibazo tuza kubabwira za expectation, cyangwa se icyo twifuza kugeza kubaza twumva banyuze ku itangazamakuru dufite aha n'iryo mwe mukoresha ku mbuga nkoranyambaga mukoresha. Rero Imana ibamugisha, ndumva ariyo ncamake kwa kubakira no kwifuriza ikaze. Tukizera ko tuzanabana mu giterane, tuzanakomeza kubana. Muhawe ikaze, Imana ibamugisha. Nagira ngo subize umwanya bikunze izo gahunda. Barakoze cyane, ngira ngo tudafashe umwanya munini. Niba ufite ikibazo, turakira ibibazo 5 bya mbere, niturangiza tuze kuza gufata n'undi mwanya mbere yuko babisubiza nabo twongeye dufata ibindi. So umwanya no wanya. Murakoze cyane, nditwa Karasira Steven. Ndabanza gushima Imana, shimira na Eglise Vivante. Hari hashize igihe tutayumva, ariko Imana ishimwe yuko hari byinshi byari yariduhishiye birimo n'uyu musozi mwiza n'ahantu hashya haryoshye gutya. Twari dusanzwe tuzi Eglise Vivante nk'itorero ritegura ama event manini, ariko hari hashize igihe bitagaragara. Ntibaza nti ese cyaba ari cyo gihe noneho cyo kongera kumva Eglise Vivante yongera gutegura bya bintu binini twumvaga by'ibiterane bikomeye by'ububyutse. Hanyuma ikindi ndagaruka kuri umukozi w'Imana mwahisemo gutoranya muri kino giterane cya mbere, no kubera icyo ari we mwahisemo. Icyo ngira ngo murakitubwira, kubera icyo ari we mwahisemo. Yaba afite ibihe bigwi, reka ariko mvuga wenda mu mvugo y'iki gihe, ku buryo ari we mubona ari we uri mieux placé, ku buryo ari we watumirwa muri iki giterane. Murakoze. Urakoze Steven. Eglise Vivante nyine nk'uko muyizi ni itorero rifite ku mutima ukwiza ubutumwa.
ariko kandi ubutumwa tukabona ko atari ubutumwa bukwiye kuguma nk'uko nageze kubivuga mu mwanya washize, atari ubutumwa buguma gusa ahangaha, ahubwo ari ubutumwa bukwiye guhindura. Kubona rero dutekereza ko twakora iki gikorwa, uyu murimo, iyi minsi 3 y'ivugabutumwa, ni ikintu cy'umwihariko dushaka gukora kugira ngo nyine twinjire muri bya bihe wavugaga by'uko Vivante yari izwi. Murabizi bya mateka y'ubushize, habayemo za covid, habayemo ibyo byose, habayemo kwimuka kuva epfo kugera aha, ariko ubu uyu musozi turashaka kugaragara, uyu musozi turashaka kumenyekana. Turashaka ko iyi resitora yacu, ibiryo byiza bitekwamo bimenyekana hirya no hino, kandi for sure tuzi rwose ko ibitekwa hano ari ibiryo biryoshye. Rero nk'uko birivuga ngo ntawe ucana itara ngo aritwikirize intonga, nibwo buryo bwo kuvanaho intonga kugira ngo umucyo ukire hirya no hino. Niyo mpamvu dutekereje ko iyi nyine igomba kuba a big event. Ikindi warubajije ni ikijyanye na kuki uyu Dr. Niba ari we uje kandi yenda hari abandi nabo bagakoze kimwe nawe. Nibyo koko barahari, ariko uyu mugabo tumuziho umwihariko wo gukorera Imana mu buryo budasanzwe no gutanga ijambo ritanga ubuzima. Actually nk'uko tubyitwa ngo Eglise Vivante ni itorero turota ko ryatanga ubuzima, ni itorero turota ko ijambo ritangwa, ibikorwa atari ibintu biherera byarangira mu ndirimbo, byarangira mu magambo, byarangira mu kubyina, byarangira twebwe abapasitori nyine rimwe na rimwe ubura n'umuntu wamaze se ku cyumweru wari wasenze byagenze gutati byari byiza cyane, ati byari byiza, iri kwa moto kabisa. Ariko twe twifuza ko ahubwo bigaragara hanze mu buzima bwa buri munsi. Hari akantu tujya dukoresha rimwe na rimwe tukavuga ngo the purpose of Sunday is Monday. Ni muri urwo rwego rero Dr. Niba nk'umuganga usanzwe ukora, uzwi, usanzwe aba no hanze, yaba ari wa wundi nyine unatanga iryo jambo. Tubimuziho, ntabwo abazaza kumureba cyangwa abazaza tukabana they will not be disappointed. Niyo mpamvu twabatumiye nk'ukuboko gukomeye kujyana ibintu muri sosiyete ngo muze mu byakire mu bidutwarira. Murakoze. Mbere yuko dukomeza, munyemerere twakire Christian kuva ku nkoramutima ndetse na Fifi kuva kuri radio na TV 10. Kugira ngo dukomeze, reka twakire ibibazo 4 noneho baze kuza kubisubiriza icyarimwe, yawe n'umwanya wacu uze kuza kuba mukeye. Christian, batangira. Murakoze. Mbere na mbere ndashima Imana kubwa Eglise Vivante yarabaguye, yabazanye ahantu heza cyane umuntu abona habereye nyine kuza inzu y'Imana, kandi namwe Imana ibaha umugisha kubwo kubakira Imana inzu nziza. Ikibazo cya mbere kuri ino topic yanyu, turning your promise into a testimony, amasezerano yahinduka ubuhamya gute? Ibyo bintu birashoboka? Icyo ni kimwe ndakibaza umuvandimwe turimo turebana. Icya kabiri ndabaza Pastor Strato, mwatubwiye niba numvise neza ko azahura n'abari ku musozi wa business cyangwa ubushabitsi, kuki mwahisemo ko azahura nabo? Murakoze. Ikibazo kindi ndakibaza Bosco Nshuti. Bosco, witabiriye ibiterane byinshi, hari n'abantu bakubonye mu biterane byinshi,
ko bamaze kukubona muri ibyo biterane ni iki kidasanzwe bazaza kureba muri iki ngiki? Ubundi mutubwire kuri Pastor Strato, mutubwire n'icyo mwifuza ko twabagereza kubo mushaka ko ubu butumwa bugeraho. Murakoze. Katwakire na Sylveston. Nitwa Sylveston. Ikibazo kimwe Christian kintanze cy'ubucuruzi ndaza kucyumviraho. Ni iminsi 3 y'ububyutse bifite topic nziza cyane. Ububyutse ngira ngo ntabwo ari ubwinshi bw'abakirisitu mu rusengero, ahubwo ni imbaraga cyangwa ni guhinduka kwabera bari mu rusengero. Ndagira ngo mbaze ikibazo kimeze gutya. Muri no minsi turimo gusatirwa n'ikibazo gikomereye itorero cyangwa se n'umuryango cy'ubutinganyi. Ese mwiteguye gute guhangana n'icyaha cy'ubutinganyi ariko mudahungabanije abatinganyi? Muraza kukinsubiza. Ikindi kibazo nabaza, ububyutse ntibusiga umuryango. Ahatari umuryango n'itorero ntirihaba, ndetse n'igihugu ntiryaba. Uyu munsi twugarijwe n'ibibazo byinshi byo gusenyuka kw'ingo, cyane cyane mu itorero, divorce za hato na hato. Ese muteganya iki kugira ngo nka Philbert iki kibazo aze kukinsubiza cyane, kuko numwe mu bantu bakurikirana umuryango? Oriye ko duhera hejuru dukora ibiterane by'abantu bakuru batoya ku mateleviziyo atandukanye na hehe no mu macaci. Ese murateganya iki nka Vivante kugira ngo abana bakiri batoya mu rusengero w'imyaka babangavu n'ingimbi se kuzamura? Ni iki kimushobora guteganya kugira ngo mutangire mwigishe abantu bakiri bato umuryango icyari cyo, urugo ni iki, aho kugira ngo babisamire hejuru? Murakoze cyane. Unyemerere twakire na Christian. Murakoze. Nitwa Christian uko bari babivuze. Nari mfite ibibazo bibiri, ariko ndabanza kubashimira kuri iki gikorwa mwateguye na cyiza cyane, kuko Eglise Vivante yari imaze igihe idategura ama event. Sinzi wenda mushaka kuba mwari mwarahugiye mu byo kubaka n'inzu y'Imana, nabyo birashoboka. Mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza ubuyobozi bw'itorero. Umwihariko w'iki giterane ni uwuhe? Tumenyereye ko ubundi biterane cyangwa se amakonseri aturuka ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru hagasozwa, ariko mwebwe muvuga ko muzatangira ku cyumweru mugasoza ku munsi wo ku wa kabiri. So bitandukaniye, umwihariko ni uwuhe? Hanyuma icya kabiri kirasa nk'icyunganira icya mbere. Ndabaza niba mujye mutekereza gukora ibitaramo cyangwa se ibiterane hanze y'itorero bya outreach, kuko abenshi iyo bumvishe ko ni ibikorwa byateguwe n'itorero, biranabera mu itorero, abenshi ntibabasha kubyibonamo. Bavuga ko nibyo mu rusengero bigenewe abo bakristo b'iryo torero aho ngaho, iyo venue cyangwa se iyo eglise abantu baza gusengeramo. So mujya mutekereza kuba mwakora ibitaramo cyangwa se ibiterane hanze, bishobora no kuba byatuma umurimo waguka? Icyo ni kimwe, ubwo muraza kukinsubizaho. Hanyuma twabonye Bosco Nshuti, ntitwabonye Ben&Chance nk'abari kuri afishe y'abazakora performance kuri iyo minsi. Ku kibo badahari, turi kubona Bosco Nshuti gusa. Ntabwo byaba ari ikibazo se wenda ku bantu barimo kubakurikira? Muradusobanurira nabwo niba ari nabo babonetse gusa, cyangwa se niba ari bo mwifuje kuba mwakoresha. Niba hari n'izindi contact mwagerageje ariko ntibikunde, muraza kudusubiza. Murakoze. Twakira ikibazo cya nyuma. Murakoze. Nitwa Mugisha Simeo. Ikibazo nashaka kubaza, muri mwaka hari ubushakashatsi bwasohotse bwerekana yuko abakristo bari kugenda basohoka mu nsengero, donc biri kugenda byiyongera kurusha mu myaka yabanje, kandi Bibiliya itugaragariza akamaro ko guterana, kuko iravuga ngo turusheho guterana uko umunsi ugenda wegereza. Nk'itorero rya Vivante mwiteguye gute gukomeza gusigasira ubumwe bw'abakristo? Murakoze.
kwakira ibisubizo byabo. Murakoze. Mbere yabajije Irawuni Christian yabajije kubera iki business ariyo tugiye kwibandaho. Ntabwo ariyo tuzibandaho gusa, ariko icyo ni ikintu kizaba cy'umwihariko, kizaba ku cyumweru nimugoroba. Ubundi kizaba ari igiterane gisanzwe cy'ijambo ry'Imana. Ariko nanone why business nuko twifuza ko twafasha itsinda ry'abantu bamwe muri societe, muri communauté, ntibibe uburyo gusa bw'uko Imana ihari ihamagarira abantu gusenga, gukurikirana ijambo rya Bibiliya kugeza, ariko ahubwo ni buryo ki rya jambo riri hano ryagera mu buzima pratique bw'abantu. Ubwo rero muri ubwo buryo bwo gushaka buryo rya jambo rigenda rigakora, ko Imana ititwararika gusa imitima y'abantu, ariko yitwararika n'imibereho yabo ya buri munsi, twahisemo ikintu cyitwa business. Ubutaha yenda tuzavuga ku ngo nk'uko mugenzi wacu mwabivuze, ubutaha tuvuze ku rubyiruko, cyangwa kundi murimo wose ukorwa. Dushobora kuvuga ku bucamanza mu gihugu, ubutabera. Dushobora kuvuga twerekana ukuntu ijambo ry'Imana cyangwa itorero ridakwiye kuguma gutyo gusa nk'uko babivuga mu Gifaransa ngo dans une tour d'ivoire, ahubwo rimanuka rikinjira mu mibereho y'abantu ya buri munsi. Ubu rero abo twahisemo ubu, ariko n'abandi bazagenda baza, nabo ngabo ba business. Ububyutse n'ubutinganyi reka nabyo ngira icyo mbivugaho, ngo si iki kibazo kiriho kivuka cyane kijyanye ku cyerekeye ku bintu by'ubutinganyi, mu byifashemo mute. Ni ikibazo twese tureba kandi kitoroshye, ariko kandi utajya mu muhanda ngo ushake, sinzi nigenda n'umuhanda n'umuntu yanababona, ariko bimwe ibintu byo guterana amabuye by'iki mwabatinganye mwe ibiki oya. Twebwe si approach yacu ni bivuge gute, it's a good information. Iyo uhaye abantu information nziza, bafatiyo bakareka, kuko n'ubutinganyi nabwo buragenda bwaduka, kuko abantu babirimo babihagurukiye bakagenda b'informa abantu bagira gute. Ariko twebwe turashaka gukoresha information nyayo, kuko iyo waronse information nyayo ituruka hano, ushobora no guhitamo neza. Ubuzima bushingiye ku guhitamo. Iyo wahisemo neza ubaho neza. Ikintu rero cyatuma duhitamo neza mu buzima ni iki ngiki, ni ijambo ry'Imana, ni ikintu kizima, ni ukuri. Bibiliya iravuga ngo tuzamenya ukuri, ukuri kuzatubatura. Sinzi umwanya bampaye uko ungana, ariko reka nongereho aka kantu ko ng'urugero rw'inoti, amafaranga. Hari ibintu bibaho hanze rimwe na rimwe byo kwigana amafaranga, ukajya ahantu utarebye neza, bakaba baguhereza nk'inote y'ibihumbi 5 ariko y'inyiganano. Abazi kureba bamwe bakayira bati oya, iyi nta kigura, ni impimbano, genda uyijugunye cyangwa ugira uti.
noneho rero kugira ngo turwanye inote z'impimbano ntabwo wahita umwanya munini cyane wiga inote z'impimbano uko zisa, kuko iyo uyimenye ukayihindura cyangwa abantu bagatangira kuyimenya ko ari impimbano, abandi bazikora baragenda bagakora iyindi, ukazahora rero uyu munsi wigiye ejiriya ukazata umwanya munini cyane ku mpimbano. Ariko uburyo bushoboka bwo kuzirwanya ni ukwiga inote nziza ukahitaho umwanya munini. Iyo wize inote nziza ukahitaho umwanya munini, iyo impimbano yije uhita uyimenya kuko wataye umwanya ku note nzima. Iyi rero ni note nzima, niyo mpamvu dutegura ikintu nk'iki kugira ngo cyo cyonyine kizabe intwaro yo kwizigizayo ibitari bizima. Sinaba ndekeye aho cyangwa nasubiza n'ikindi, hari ikindi bansabye ngo pardon. Abakristo bava mu rusengero, umwihariko w'iki giterane, umwihariko w'iki giterane cyangwa event, umwihariko wayo nyine bisa n'ibyo byose twagumye tuvuga, ariko nuko twazanye uriya muvugabutumwa udasanzwe ari umupasiteri cyangwa bishop kanaka cyangwa iki, ahubwo ni umuntu ufite impu zombi, ukora hanze w'umuganga wemewe cyane ku isi hirya no hino, ariko akaba azi n'uku kuri. Umwihariko wabyo rero ni uko uzaduhagarara imbere uwo munsi atari umuntu ugaragara nka pasiteri cyangwa padiri n'ibishura n'iki, ahubwo ari wa muntu usa n'abandi basanzwe bose muri sosiyete. Aho uzamuhagarara imbere akamureba azavuga ati kumbe kwa kuri ntabwo gufitwe gusa n'abantu bamwe, ahubwo nabo dusanganywe muri sosiyete, wa undi udusuzuma kwa muganga, wa undi nawe azi uku kuri, reka tukwinjiremo. Ni umwihariko wabyo rero, ni mpamvu twashatse uyu mugabo w'umudokiteri kandi dusanzwe tuzi. Ndumva nabandekeye aho. Urakoze. Ndumva hari ibyo babajije Bosco Nshuti araza cyangwa nagumanye kaza. Christian yambajije ikibazo kimwe, arambwira ati mwambonye mu bitaramo bitandukanye, ese niki abantu bakwitega muri iki gitaramo? Kimwe cyo nuko navuga ko umwuka w'Imana ahora akora umunsi ku wundi. Ibyo yankoresheje mu gihe cyashize ntago ari byo azankoresha muri iki gitaramo kigiye kuza. Umwuka w'Imana agenda ahishura icyo ukora bitewe n'icyo ashaka gukora mu bantu b'Imana. Kandi ikindi, indirimbo turirimba zigira ubuzima muri iki gihe no mu gihe kizaza. Nshobora kuririmba indirimbo naririmbye mu gihe cyashize muri iki gitaramo, imirimo igakoreka. Aho ni mu buryo bw'umwuka. Mu buryo buri tekinike ni uko practice turazikora kugira ngo tuzatange ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo Imana ikwiriye ibintu byiza. Mu buryo buri tekinike, mu buryo bw'umwuka, Imana ikwiriye ibintu byuzuye. Rero muri ubwo buryo bwose turi kwiyubaka kugira ngo abantu bazaza kuri uriya munsi tuzahabwe umugisha twese hamwe. Imana iguha umugisha. Ndumva aricyo nabivugaho. Mugisha yari yabajije wese iki kibazo cyo gusohoka kw'abakristo cyo tugifata gute? Ibintu byose nk'uko nigeze kubivugaho biterwa n'imyumvire no gusobanukirwa ibintu. Iyi business turimo y'ijambo ry'Imana cyangwa y'ubwami bw'Imana ni ukugeza ku bantu ubuzima, ni ukugeza ku bantu imibereho isobanutse. Ubwo rero koko iyo umuntu, igituma abantu rimwe na rimwe navuga yenda abantu bajya ahantu bagasohoka ntibakomezemo, buriya nuko nta kintu baba babonye cyatuma bagaruka cyangwa babigumamo. Nigeze kuvuga ngo resitora iteka neza
nyine ujya ahantu muri resitora bakakugaburira ariko ukumva utanda cyangwa iki ntusubirayo nyine. Ariko twebwe rero ikituraje ishinga cyangwa igituma twavuga ngo iki kintu cyo gusohoka kw'abantu twakikumira gute, ni uguha abantu ibintu bizima. Ahangaha iwacu rimwe muzaze ari ku cyumweru cyangwa mu materaniro nk'ayo, hari agasiroga dukunda gukoresha cyangwa moto bivuga ngo nuza hano ukamara amezi 3, amezi 6, ibyumweru bingahe, nta kintu hakuye, ubuzima bwawe budahindutse, uzadufate mu ishati. Iyo ni moto dukunda gukoresha hano, ariko Imana ishimwe ko ntawe uradufata mu ishati. Kubera iki? Kuko ibivugwa bitanga ubuzima. Rero abasohoka ntitubarenganya, umuntu asohoka uko yagiye mu bintu akabona ntacyo biriho bimuha, ariko iyo wagiye ahantu cyangwa mu bintu kana ukabona biguha ubuzima, hari icyo bikuramo cyangwa icyo wagiye gushakamo wakibonye, ntabwo usohoka. Ni ugutanga rero ubuzima no kumenya icyo turimo, nkuko nabyise ngo iyi bizinesi yacu isobanutse gutya. Imana ibahe umugisha. Barakoze. Mperutse kureba aka video gato nyiraho kakozwe mu kwezi kwa 4 2023 ka Elon Musk, the owner of Twitter n'ibindi. Yariho aravuga icyo atekereza kuri Yesu. Guess what? Nari mu nama, sizi ukuntu mbona akantu ko karapopinga kumwe abantu bari mu gapoze, ngira amatsiko yo kureba ngo uyu mugabo yizera Yesu. Umunyamakuru wamubazaga ngo yamazaga ku myizerere kuri Kristo, ariko avuga ko yarerewe mu mashuri y'abakristo, yanyuze muri teachings, muri nkuko tuvuga Sunday school. Avuga the basic of foundation yo kwizera kwe. Content icyo avuze si cyo ngiye kubabwira, ariko ngiye kubabwira amatsiko nagize kureba umuntu uvuga ibyo bintu. Iyo umudokiteri yeguye Bibiliya, hari ukuntu abantu bagira amatsiko ati uyu nawe se arabivuga, kuko byavuzwe na Elon Musk. Ashobora gutekereza uyu mugabo, you never know, ashobora kuba ari associated n'izindi association zindi, twebwe abakristo, ndavuga ni icyo ari buvuge cyose kiraza kugira impact. Nimujye kureba abantu barebye ku video, wenda naza ndareba kagize attendance nini cyane. Kubera iki? Uwavugaga ibyo bintu naho yabivugiraga. So nibaza ko nicyo gihe cyo kuburiza tradition ya church, yaho tumenyera ko umuntu wambaye ikanzu ndende, umuntu wambaye akantu, ari ibyo bintu bivugirwaho gusa. Nibaza ko ubutuma Kristo yazanye no guhindura abantu akabigira abigishwa, guhindura abantu abigishwa bakabigisha babandi. So ubutumwa buhindura, nibaza ko niwo murongo munini Vivante ishinzeho, ari nacyo kibazo ngira ngo hari wabajije icyo avuga ati ni gute amasezerano yava mu buhamya. Hari igitabo cy'umugabo bita Carson, umunyamerika, cyabye title ivuga ngo Untapped Potential. Avuga ko 10% ari bo bantu bashobora gukora icyo inzozi zabo zivuga, abandi bajyana inzozi zabo mu mwirimbi. Avuga ku buryo abantu badakoresha amahirwe. Ikindi hari akamenyero, routine, yuko abantu bo mu nsengero twakira amasezerano, twarangiza tukicara gutya tukagira ngo amasezerano azagwa nk'imvura, ibyo bintu bitangire kuvamo ubuhamya. Abantu bakicara bagategereza ku mihanda, ariko ubuzima buhinduke, tukarinda tubushyingura bagifite indirimbo z'amasezerano. Iki giterane rero nibaza ko kije kwerekana umukoro w'umuntu. Iyo umaze guhabwa isezerano, what next? Sujya kurihingira, sujya gutura, sujya gukora iki? Ese nta mukoro wowe ufite kugira ngo use n'ibikuvugwaho? Imana yabwiye Israeli ko izayijyana muri Kanani, ariko ntiyababwira ibitero byari hagati mu nzira. Ubuzima rero bwo kujya Kanani bwabaye ubuzima bwa transformation. Hagati y'isezerano ry'byakuvuzweho n'ubuhamya hari impinduka zikomeye ahangaha. Nibaza ko mu mahame azavugwa muri iki giterane ni amahame y'impinduka, aho ushobora kuva
reka gukomeza kuririmba amasezerano, ahubwo tanga ubuhamya bw'Imana yakoze muri wowe. Ikindi, iki giterane hari ibintu tutajya duha umwanya bito bito, nyamara tutajya twemera ko biri mu ishimwe ry'Imana. Inyigisho nk'izi rero zije kongera gukangura abantu, kubereka imirimo y'Imana ku buzima bwabo, ariko no gufasha abantu gukora urwo rugendo rubajyana mu mpinduka zitanga amashimwe, cyane ko twavuze ko ubuhamya ari intwari ikomeye cyane. Hari bimwe mu bibazo byabajijwe na I think Christian, ndumva ari cyo Christian cyo yari yabajije icy'ubutinganyi. Pastor kivuze, ariko nagira ngo nkunda kureba akamenyero amatorero agira. Ubundi muzi ko izi nkuta enye turimo zikreya complex. Izi nkuta enye ni iterabwoba. I'm sorry kubitwara ntya, ariko hari igihe itorero ryakoresheje izi nkuta enye nko gushyiramo division mu bantu, ko hano hinjira abera, hano hinjira abatagatifu, nyamara iyi ni iseta y'abanyabyaha. Nibaza ko iyi challenge Yesu yarayerekanye igihe bamubaza ngo kuki tukubona mu nda, yaravuga ati no, umuganga yaziye abarwayi. Tumenye public, tumenye audience dukeneye, tumenye audience ikeneye uyu muti, we can remove walls. Dushobora gukuraho complex amatorero ya kera cyangwa se amadini yashyizeho. Uzasanga nk'umuntu waraye muri boîte gutinyuka kutwinjiramo hano, twabodinze hano, turimo abantu bamenyeranye bamaranye igihe, dusa naho twamaze gucreate complex kuri we, ku buryo kutwisangamo no kwegera ubutumwa twashyizeho urukuta rurerure rutuma umuntu atinjira aho hantu. Ndabihuza na cya kintu cya outreach cyabajijwe, ni gute ko umurwayi ari hanze. Yo hano genda ubuvuga butuma nkunda kubwiriza hano n'ahantu hatandukanye, iyo mbonye nta muntu wihannye ni ha challenge. Uzi impamvu abantu habaho invitation n'ubundi niba bene wacu, niba abandi tubana ahangaha. So icyo gihe ntabwo twaremye amahirwe kugira ngo umunyacyaha ahure n'ubutumwa, ahure n'urumuri. Hari amahirwe rero dufite media. Mwibaze, reka mbaho urugero. Uyu munsi uzasanga umuvugabutumwa ari muri church afite abantu 150 bamukurikiye, ariko kuri YouTube channel ye hariho ibihumbi 3 bimukurikiye live. What opportunity twagize kubona media. So niba afite ibihumbi 3 bingurikiye live, nkagira abantu 150, kera babaga ari abo abantu 150 gusaba kuri imbere, nta record, nta kindi kintu. Ariko uyu munsi ikiganiro turimo ki live kuri YouTube channel ya Vivante, abakristo bacu bakurikiranye iki kiganiro batari hano. So hari n'impinduka z'iterambere zatanze amahirwe, ahubwo nibaza ko nahitorero kumenya ngo aya mahirwe arahari, tuyabyaza umusaruro dute. Hari ibiterane twakoraga ama mega conference zajyaga hanze y'itorero, zimwe zitwara n'amafaranga menshi, ariko ubu nibaza ko iterambere ryatanze amahirwe kwivuga butumwa. Muribaza iyo Paulo aza kugira Twitter account, akagira Facebook account, akagira YouTube account, ntago twari kuba dusoma Bibiliya ifite ino size. Twakuba dufite umuzingo ungana n'imeza. Iyo agira ayo mahirwe, uri umunsi nigewe Paulo, mfite Twitter, mfite IG, mfite YouTube, mfite abavandimwe bari ahangaha mugiye kubigurukana bikagera ku bantu miliyoni na miliyoni. So church kwe gukanguka ari nabo mu gihe turimo, kugira ngo dukoreshe iyi opportunity iterambere ryatanze. Reka nsoreze ku cya Sylveston yabajije ku kijyanye no kwita kuri young generation. Ibitekerezo by'Imana biri ku muryango. Much focus ikeneye kuba ahantu, kandi statistics zinarekana ko no mu muryango wo mu itorero harimo nkongwa, harimo ikibazo. Iyo ureba ingo zubakwa, nure nashaka ugiye kuri Google urebe statistique y'ingo ya mariage zibaho 3 months zigasenyuka, aho harimo abakristo. Byose rero nibaza ko ari gutekereza my brother, gutekereza iri torero ry'abana. Hari ama church amaze kugira good foundation muri za Sunday school, ariko se curriculum zigishwa muri zihe? So nibaza ko gutangirana n'ura mu Kristo muto, tukamwigisha foundation y'ubwami bw'Imana, akiga izo ndangagaciro, bizatanga amahirwe ku mpu zombi, ku gihugu, ku muryango w'isi, ariko no kwitorero, kugira ngo umuryango ukomeze kuba igicumbi cy'Imana.
Imana ibahe umugisha niba ntabyo twagiye dusimbuka twibukiranya. Reka nongereho akandi kantu kuri kiriya kibazo cyabajijwe ngo kuki amasezerano into testimonies. Ni ukuvuga ngo icyo tubabaye mu mutima wacu ni uko twava mu idini, ni uko twava mu migenzo, ahubwo tukerekana Imana ikora, Imana isubiza, Imana wegera ikagusanga no mu bifatika. Rero iyo tuvuga testimonies, ubwo tuba dusurinya cyane cyane ngo turava mu migenzo, turava mu ndirimbo, turava muri za rituel, ahubwo tujye mu butumwa, mu ijambo, mu bikorwa bijyana mu bintu bifatika bitanga ubuzima. Aha testimonies muzumve nk'ibintu bifatika, atari ibintu gusa umuntu abaho ukabona umuntu agenda na Bibiliya ariko ibirato byarahengamye, agenda na Bibiliya mu rugo abana batarya, ari iki? Oya, Yesu muri aha ngaha yaje gutanga ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo ikizatangwa kandi turiho dushishikariza abantu muri iyo minsi 3 ni ubutumwa buhindura, ni ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ni ubutumwa bufata ijuru bukabuzana hano ku isi, aho kugira ngo dutegereze kujya mu ijuru, ariko n'ubundi tuzanarijyamo. Kuki Ben&Chance batari hano? Ntabwo yari amahitamo gukora pani imeze itya, ni ikibazo cy'igihe conference yabereye na availability y'abantu. Twari kugira umugisha bose na Dr. Niba ari hano n'abandi twifuza, ariko byibuze twagize ngo kuri buri cyiciro tugire ababahagarariye, ariko nta si ikibazo cy'uko twahisemo, ni ikibazo cy'igihe cya availability. Turibaza ko inzego zose ziri represente mu baza ministeringa mu giterane. Barakoze cyane kugira ngo twinjire muri session ya kabiri ariyo ya nyuma, kubera ko amasaha asa nkaho ari kugenda. Munyemere nanone twakire Luce Rwagasore kuva kuri Magic FM. So ngiye kwakira ibibazo 3 byonyine, ndibaza biba bihagije, none tuze kubona umwanya wo kubisubiza. Ndabona Stephen Harundi. Sorry, kivuga gite? ntabwo nanyuzwe nabaye convinced n'igisubizo mwamaye ku kibazo nababajije kivuga ngo mutekereze iki ku gukorera outreach bitaramo hanze y'itorero, kuko akenshi iyo mubikoreye mu itorero abanyetorero nibo babyibonamo cyane kurenza abantu bo hanze. Mutekereze iki ku bantu bo hanze batajya bakira kuza muri church, kuko turabafite benshi batakunda kuza muri church, bakunda kujya hanze. Mubitekerezaho iki? Urakoze cyane, ntabwo twari twabivuzeho koko, ariko icyo kintu cya outreach ubibonemo ibyo twagumye tuvuga by'itorero riri hanze rikora. Urumva, the church on the marketplace, bitari hano gusa muri izi nkuta enye. Mu buryo pratique butoya dufata dukora cyangwa bitaragera yenda kure cyane, nk'ubu ibyakozwe hano ku cyumweru cyangwa iyindi minsi, hari ahantu duhurira mu matsinda muri buri quartier, aho abantu bahurira bagatumira abaturanyi babo, bakababwira ibyabaye, bakabasubira muri rya jambo, bagasengana. Mbega dufite iyo nyota yo kugeza ku bantu ubwami bw'Imana. Muri ubwo buryo ukuboko kumwe dukoresha ni amaserire, ikindi kandi nanone n'ukundi kuboko dukoresha, aho uvuga ngo kuki biguma hano bitasohotse, kubona mwebwe muri hano biri hanze deja already. Niyo mpamvu kuba kwanyu hano nabyo birasubiza icyo kibazo cy'uko ibikorerwa hano n'ibizahakorerwa bimenyekana hanze kandi bigatanga ubuzima hanze. turabibabaye cyane
nkuko noze mvuga za moto dukoresha cyangwa iki, hari akandi kantu karezuma byinshi kavuga ngo the purpose of Sunday is Monday. Kuvuga ngo ibikorwa Sunday si iby'abantu hano, si ibyo kubyina, si ibyo kunezerwa, si ibyo gutaha abantu bavuga ngo oh twumvise ijambo ryiza cyane. Oya, mbega iryo jambo ryakoze iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ryakoze iki mu bandi bantu, mu ngo zabo, ku ishuri aho abantu biga, aho bakora, kwa muganga? Mbega ubu buzima bwagukurikiranye. Iyo niyo dream y'iri torero ryacu. Tukaba rero tubabonamo ukuboko kwadufasha kugera kuri ibyo bintu. Bani bamugisha. Barakoze cyane. Sinzi niba ari abandi babiri. Nabonye Steven, Fifi, harabura undi umwe kuko twakira ibibazo bitatu byonyine. Sofa katwakire bine. Urakoze nanone. Ndagira ngo mbaze niba kwimuka kwa Vivante iva mu Kanogo izarebero nta kintu byayihungabanijeho. Bavuze ku byo gusohoka kw'abakristo, ariko hari no gushobora gutakaza umuntu kubera ko nyine wimutse wagasigaraho yarari bikamugora kubyoyininga. Niba bihari mwagerageza uburyo mu biduha mu mibare mwijanisha, hanyuma ubwo biraduha kumenya akazi mufite. Uyu musozi wabakiriye ute? Icyo ni icya kabiri. Ibyo byarebaga Eglise cyangwa na muri rusange. Ikindi kibazo ngira ndagira ngo nkibaze, kubera ko tuba tubabonye kandi twabona nka muzehe Strato gataha. Iyo urebye ikibazo church ifite muri rusange, itorero rifite muri rusange muri wa Kristo, usanga hari abantu bagiye bava muri churches bakajya gushinga amatorero, bakazisanga muri situation ibasaba kuba ababyeyi ubwa batari ababyeyi, bataragize ababyeyi, hanyuma iyo parenthood ikabura, bakabura ibyo batanga kuko ntabyo bafite. Niba nabyita kwigumura, niba bwari ubushake bw'Imana, bagiye bava mu macaci bakiruka bakajya gushinga amacaci kubera situation zari zihari n'impamvu runaka, ariko baza kwisanga bakwiye kuba gutanga ikintu cy'umubyeyi ariko badafite, batigeze bahabwa. Icyo kikaba ikibazo gikomeye cyane, byagiye bituma itorero rigawa. Nk'umubyeyi aho waza gutanga iyihe nama ku bintu bimeze, urakijyanana n'ikindi kijyanye n'ubuhanuzi bw'uyu munsi wa none butuma abahanuzi dufite benshi twakita ngo nabinda indamu, bituma itorero ritakaza imbaraga zahoranye, imbaraga rigatakaza imbaraga, ukabona mbese ko ibintu by'Imana byabaye biri aho ngaho, byirirwa bidisikitwaho kuri za social media. Abakozi b'Imana babaye abantu nyine uyu muvuzeho gato bashobora kwandagaza pasiteri bakamubonamo yindi sura itari nihe nama mwatanga? Byose bikomoka kuri kwa kutarerwa, ukisanga muri situation yo gutanga kurera kandi utararezwe ntabyo ufite. Nihe nama mwatanga kuri izo mpande zombi, abashinze amatorero ariko kandi bakaza kwisanga bakwiye kurera ariko kandi nta batarigeze barerwa nabo ubwabo? Icya kabiri ni icyo nicyo kirebana n'ubuhanuzi buriho n'abahanuzi babigize. Ntago mvuze ariko ko badahari, abahanuzi b'Imana barahari, ariko nyine hari umubare munini wabo tubona batari mu murongo mwiza batukisha bwa buhanuzi n'ubutumwa. Nanone mukaza kutubwira kuri icyo, niba itorero ryaragabanijwe, donc mwaratakaje abantu ku mibare, nubwo Imana itabatumye imibare, ariko imibare ari ikitwereka. Iyo tuyifite bitwereka achievement, bikanatwereka umuntu akwiye kuva naho yajya. Ndibaza ko ibyo biraza kudufasha. Murakoze. Twakire Fifi. Murakoze. Nitwa Esther Fifi, nkorera TV10. Nshaka kubaza ngiye ku mutumirwa Dr. Niba ikintu cyatumye mumuhitamo kugira ngo bare mutumira.
impamvu mbibajije nubwo mwabisubije nahoze mureba mbona asengera muri church yitwa Impact Church, ntabwo ari church ikurikirwa cyane, mwavuze ko ari umuntu uzwi cyane. Niki azwiho cyane cyatumye mumutumira ku buryo umunyarwanda utamuzi ashobora kuvuga ngo reka njye kuri Vivante nubwo ntasengera cyangwa nubwo ntakijijwe, ariko reka njye kuri Vivante njye kureba umutumirwa batumiye? Nubwo mwavuze ko ngo nubwo ari umudogiteri ngo wenda ngo abantu ngo bazamwumva kuko atari umupasiteri, ntabwo nabaye convince y'uburyo mwabisubije. Mwagisubije mpari numvishe nyine bitankonvince ku buryo nabibwira umuntu ngo aze mumbwira umwihariko, kuko nabonye atanakurikirwa cyane. Ndebye ibiganiro agiye akora bimaze umwaka, nagakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mbese mumbwira ikintu gishobora gutuma abantu basengera muri Vivante batasengera baza kwitabira iki gitaramo kubera umutumirwa mwatumiye Dr. Niba. Murakoze. Murakoze. Mbere y'uko basubiza nta kindi kibazo gihari koze nyuma yacyo turaba dukorozinze ikibazo kimwe. Spin. Merci. Murakoze. Ikibazo cyanjye kirareba zindi parish za Eglise Vivante. Ndi kwibaza niba zindi parish wenda za Kavuga n'ahandi nabo niba bazifatanya namwe muri iki giterane, na niba bafite role yabo bazaparticipatinga gute atari just kuza kuattendinga. Murakoze. Nari nigeze kubaza Pastor Strato, ni ubuhe butumwa mushaka ko tubahera abakurikira ibitangazamakuru dukorera? Murakoze. Ndumva twasubiza ibingibi bitatu. cya Steven cyo kwimukira hano, kwimukira hano ntacyo byadutwaye cyane. Benshi nibura nka 80% barakurikiye turakomezanya. 20% basigaye hari ukuntu twashyizeho imodoka buri cyumweru mu gitondo ijya kubazana za Kimihurura, za Kiyovu, inyuraho hose igaturuka kuri za Kinamba epfo ikabazana. Rero nta bantu benshi twatakaje, cyane cyane ko ngenda cyabivuga, I'm proud of it, ko abantu bazi icyo basanga hano n'icyo bahakura. Nayo ni preve ko abantu bakomeza gukurikira nyine. Ikindi hari abo twasanze hano, urareba dutuye hagati y'abantu benshi, duturiye Rebero, umudugudu wa Beneri, duturiye abantu benshi bimutse aha bariho baza. Dufite abantu bashyashya benshi bariho baza, iyo bamenye ko hari itorero bakaza rimwe gusa baravuga ngo ntabwo tuzongera gusiba. Turabibona rwose kandi turabishimira Imana. Mwari muvuze ku bajya gushinga ayandi matorero cyangwa basohokamo, ibyo biraba, ariko buriya muri Vivante ntitunabifite cyane. Ni ukuri turabishimira Imana, ariko hari bamwe koko bagiye barabikora. Abenshi mvuga ngewe ibyo nzi, abenshi n'ubu turacyari kumwe nubwo bagiye hanze. Bamwe bagenda kuko batubwiye ko babikeneye, tukabaha umugisha, tukabagira inama bakagenda. N'abagiye bamwe bake cyane mu buryo budasobanutse cyane, bagiye bagaruka bakavuga bati tuje gutunganya ibintu nk'ibyo. Rero ibyo nta buryo wabyevita,
100%. kandi umenye ko mu bintu byose, mu bikorwa byose, muri institution zose, ntabwo abantu bose baba bari bafite intention nziza cyangwa bari driven n'ibyo tuba twavuze bivuye hano muri Bibiliya. Nk'uko twababwiye dutangira, itorero rya Eglise Vivante cyangwa Eglise Vivante in general dushyira imbere cyane ikintu kijyanye n'ubwami bw'Imana. Tuvuga ku bwami bw'Imana cyane aho turi hose. Noneho rero reka nkubwire akantu, mu bwami bwose haba harimo betrayers. Hari abantu baba bahari bakunda umwami bakwitanga banapfira ubwo bwami, ariko hari n'abandi baza bavuga ati ahantu hari icyo nzavanamo, baje guprofita. No mu bwami bw'Imana rero nuko ubwami bwose niko bumera. No mu bwami bw'Imana hari uza akareba akavuga ati ibi bintu ni byiza cyane, reka nitware gutya, reka njye suza abantu gutya, mpindura amajwi, nitware nk'umuntu w'umukristo w'igitangaza, nigire gute, ariko afite izindi nyungu zitajyanye n'umurongo w'iby'ubwami bw'Imana. Unyibukije akantu kamwe nigeze guhura nako, nsanga umuntu ariho arira, yari atwaye igare, ahura n'undi muntu bataziranye cyane ariko baziranye gato, arambwira ati nizi iryo gare nigira ahantu hariya hakurya, hari ikintu ngiye gukora, ndahita ngaruka aka kanya. Ati n'ikimenyamenye sigarana Bibiliya yanjye. Uwo muntu rero kuko yari afite Bibiliya, yagaragaye nk'umuntu w'Imana nyir'ugutiza igare, aremera araritanga. Ariko uwo muntu n'uyu munsi aracyafite Bibiliya, igare yararibuze. Uwo muntu ntiyagarutse, ariko yakoresheje iki? Ubwo ryarya nyine. Rero no mu by'ubwami bw'Imana no mu matorero n'iki hari abakora ibyo. Ariko inama twajya ni uko rwose icyo kintu bavugaga cya fatherhood gikwiye kumenyekana. Kandi nk'uko Abanyarwanda bavuga ngo ukome urusyo ukome n'ingasire, ari abo bana bakiri bato baza badusanga ntibemere kuba munsi yo kurerwa, barahari. Ari natwe mu bakuru badahangayitse no kurera abo bana, nabo barahari. Rero nuko nyine nta kundi wabyira, ariko ibyo ari byo byose si byinshi cyane. Yego, ikindi mwabajije ndumva ari ibyo. Fifi yagarutse ku kintu cya Niba, kubera iki Niba kandi tutamubona nk'umuvuga. Actually Niba si umuntu ufite itorero ahantu, si umuntu ufite umurimo w'ivugabutumwa ku isi hirya no hino, oya, niyo mpamvu utamubona cyane. Ni umuganga usanzwe, ariko ufite no kuvuga ijambo ry'Imana. Ni gituma utamubona cyane rero, cyangwa adakurikirwa cyane, cyangwa iki, si wo murimo we. Ariko wenda unamusacinze mu bijyanye n'ubuvuzi, ariyo ministry ye number 1, ari wo muhamagaro we, wamubona cyane, bamuvuga bamwandikaho. Ni umunyarwanda utaba hano, uba i Nairobi, ukorera i Nairobi. Azaza nyine ku bw'ibyo. Ni umuntu rero twabanye, tuziranye, tugikorera yapfa mu gishanga, yarakoze kenshi. Ni umuntu tuzi ko afite ikintu yatanga. Abantu nibaza rwose muhatubere Fifi, abantu nibaza, they are not to be disappointed. Niyo mpamvu rero utamubona cyane. Ikindi cyari ikihe, n'amaparuwasi ya Vivante turi kumwe, ibi byose bariho barabikurikira. Abakristo ba Vivante basengera i Kabuga, basengera Nyarugunga, hirya no hino, ndetse n'abo mu ntara bamwe na bamwe bazaza kugira ngo tubane muri iyi. Turafatanije, turi kumwe. Wanyunganira. Rakoze.
mfite amatsiko yo kuzabona umukanishi ariko gatuta ari kubwiriza. Ni byiza nagira ngo gatonitse kuri mushiki wacu Esther. Urumva of course dufite ibintu bimenyerewe, ni byiza dufite ibintu bimenyerewe kubona pasiteri wacu ari kuri afishe. Ngira ngo hari n'izindi nyigisho zijya abantu bajya bakurikirana zitwa influence ku misozi itandukanye. Buriya impano y'ubuganga afite ni umuhamagaro ariko Yesu akoresha kugira ngo anyuzemo message. Impamvu navuze ngo mfite amatsiko, iyo abatware dukuye ino pulpit hano tukayishyira muri working place, itorero ryaba rigize achievement nini cyane. Ni nacyo twagwiye gukora, kuko Yesu abwiye intumwa ngo nimugende, yarakuyeho udututsi, yarakuyeho ibikuta, yarakuyeho denomination, ariko still muribuka ko n'intumwa zagumye i Yerusalemu zanze kugenda. Biba ngombwa ko babanza kwica abantu kugira ngo abantu bagende. Buri gihe rero haba comfort zone, abantu kuguma mu nkuta zifungiranye ziteye amabara zanditseho ibyapa ngo turi batwebwe. Uyu munsi uzashobora kuvuguruza iyo tradition, iyo routine, tugatwara ubutumwa kuri marketplace. Niho tuzabona abakanishi bakiza abarwayi, bakirukana abadayimoni, tukabona abubatsi, aba engineer bari kugikwa, ukumva vuze Yesu, abayede bose bazamuye amatafari bagakizwa. It's a dream. Nibaza ko biri within the line, ariko bamwe mu bantu, zimwe mu ntwaro zikomeye z'umuriro zaka itangazamakuru ryihutisha ubwo butumwa no guhindura no kubwira abantu ko i-callings bafite ntibakeneye guta isupani ngo baze ku gatuti ka Vivante. Akeneye gufata isupani ari full package, afite ubutumwa hamwe n'isupani akagira. Ngira ngo kambaye ikintu nakunze, ngira ngo dufite aba DJ hano beza cyane. Ntago twe tumenyereye ko uyu mwuga wabo, uyu murimo wabo bawuzana mu rusengero, ariko ahantu DJ Spin atari ntago rirema. What's the change? What's amazing change? Aho ni umudije wahagurutse avati nyamara y'impano yanjye Yesu yayikoresha. Nundi byose tubigarure Kristo abigira amafarasha agendaho. Hari sinzi niba ari ikibazo Christian, ngira ngo najya pastor akakisubiza. Yavuze ngo nubuhe butumwa mwifuza ko Kwese ibintu byose twavuze biri mu ubwo butumwa. Ibyo twifuza ko mwatujyanira hanze, ni ukuvuga ko hari event y'ubutumwa bwiza, hazaba hari umushyitsi udasanzwe witwa Dr. Niba. Abantu bazaze kumwumva kandi bazahura n'ijambo rihindura, bazahura n'ijambo ritanga ubuzima. Ndumva ari icyo navuga, ariko reka nongereho akandi kantu wenda ntari nababwiye. Kubumva igifaransa, nous sommes une église indépendante. Turi imwe mu matorero ariho hanze kuri iyi si, cyane cyane no muri Afurika, yitwa des églises indépendantes, cyangwa se abandi bazita indigenous churches. Aya matorero ni amatorero atandukanye n'ayandi matorero y'ibigugu aturuka hanze. Anglican Church iva mu Bongereza, Baptist Church iva mu Banyamerika, Methodist mu Banyamerika, gutyo ibintu nk'ibyo. Noneho hari ayandi matorero adaturuka hanze, ari self-governed, self-supported, icyo ushaka cyose. Ni ukuvuga iki? Mu gihe cya le mouvement des indépendants zabaye muri za 60, abantu baricaye basomye Bibiliya, basobanukirwa Imana, basobanukirwa n'umuntu, baravuga bati ibintu byo gukomeza gusenga gutya
dusenga mu buryo bw'ibintu byavuye hanze, reka dukore dusenga Imana dukoresheje culture yacu Imana yaduhaye. Urumva, nuko rero hatangiye kuvuka amatorero yitwa indigenous churches cyangwa independent churches, kuvuga ngo reka ya Mana na kwa kuri twamenye na bwa buzima dutanga tubucishe muri realite zacu tubamo. Urumva, niho utangiye kubona ingoma z'ikinyarwanda ziza, niho ushobora kubona one Sunday mwaje mugasanga abantu barabyina hano imbyino z'ikinyarwanda ariko bashima Imana. Mbega habaye nk'icyo kintu cyo gusobanukirwa ngo iyi Mana twayigeraho dukoresheje channel culture yacu, tudakoresheje tutaririmbye mu kilatini, tudasenze mu buryo umunyamerika ashaka cyangwa umwongereza ashaka, ahubwo tukoreshe realite zacu kugira ngo tugeze uko kuri gutanga ubuzima muri twebwe no kuri bene wacu. Twebwe rero turi bamwe muri ayo matorero yitwa independent churches. Nta torero dufitanye naryo hanze ridutegeka imikorere, ridutegeka iki, tubivoma hano. Uje uvuye hanze aba ari inshuti, ni umupartenere, nkuko yadufasha natwe tukaba twamufasha. Nacyo nk'abantu bakwiza hanze ibintu ukuntu bimeze, ni byiza ko nabyo mubimenya. Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. bimeze bite byo mubyitwaramo mute? Donc hano babakiriye bate? Bivuze ngo iyo mugeze ahantu nkaho mukavuza ingoma kajya gute, harabahamagara abaturanyi babakiriye bate? Hanyuma ndabona ntamutarashyiramo sound proof. Urabona ko turacyubaka yes, bameze nk'abari kiri muri chantier, ariko turabyitwararika kuri icyo kibazo turahura nacyo cyane. Kandi n'imyubakire yacu urabona ko nta madirishya, kiriya gikuta cyose kirafunze. Amadirishya uyarebye inyuma urayabona ariko ntayari indani, ku buryo rero ijwi ryacu ridasohoka cyane, ariko hamwe no kujyana n'ibyo igihugu cyacu kidusaba, kutaba imbogamizi ku wundi muturage duturanye cyangwa iki, turabyitwararika. Ibyo kutwakira hano nari nibaje ahubwo kumbaza ngo ese abantu bavuye hanze baza gusenga, abaturanyi baha baraje bariho baraza. Muva hano twakiriwe neza. Murabona ko urusengero rutangana n'urwo rwari ruri hariya. Iyo urebye mu materaniro yacu hano church yuzuye, igice kinini cy'abantu twasanze aha ngaha. Ikindi nkuko umushumba bivuze, Vivante yubatse kuri strategy yo gukora amaserire abari mu gace abantu baturukamo. Already hano hamaze kuboneka serire ni iri hano ya Rebero ndetse na Gikondo. Ibyo rero bituma na attendance abantu, hari visibility ya church, ariko hakabaho na reach out, abantu bagira kuri abo baturanyi. Hariho gukorana n'ubuyobozi buraha already ndi mu baterankunga batera ibikorwa by'amajyambere aha ngaha. Twifuza ko ni umusozi uhinduka ubwiza bw'Imana. Mu buryo bwo kwakirwa, ikirere rwose kirakeye, n'ijuru rya Rebero turaribakumbusha. Barakoze cyane. Mu nyemerere dushimire pano yari iyobowe n'umushumba mukuru wa Eglise Vivante. Dushimire kandi na Evangeliste Philibert. Dushimire na Bosco Nshuti ku bisubizo byiza baduhaye, ngira ngo twese twanyuzwe. Ariko hagize cyangwa se hari n'undi wifuza kuba yagira icyo yifuza kubabaza cyangwa se kubasobanuza,
baraza kuza kudusharinga wenda amakontakiti cyangwa se aho twabasanga cyangwa se uko twabaza bimwe mu bibazo bitandukanye byabafasha kugira ngo bamwe inkuru zanyu zibashe kuba zuzuye. Munyemerere kandi dushimire na buri munyamakuru wese wabashije kugera ahangaha. Mwakoze kubw'umwanya wanyu, ngira ngo bitwaye hafi igihe kingana n'isaha imwe, tugeze saa 6:30. So niba nta kindi kibazo cyangwa igitekerezo, mwanyemerera tugahaguruka tukongera tugasoza press conference.